Ibi byiza ko rero dukurikiye kuko muri iyi minsi turi kumva abantu benshi baguye muri dushe akajya gukaraba, yaba ari gukaraba akagwa hasi agahita apfa. Biba byagenze gute? Biba byatewe n'iki? Ni iki wowe wakora kugira wirinde izi mpanuka zikunze kuba muri dushe zigatwara abantu benshi? Ese ni bande bafite ibyago byinshi byo guhura n'izi ndwara cyangwa n'ibi bibazo? Reka tubirebere hamwe muri iyi video. Muri make tugusaba kuyireba kugeza ku musozo kugira usobanukirwe, wumve n'ibyo wakora kugira wirinde izi mpanuka zishobora gutwara ubuzima bwawe. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, kanda kuri like kano kameze nk'aka, no kuri subscribe hano hatukura, maze dukomeze. So ibi ngibi rero bikunze kubaho kenshi abantu baguye muri dusha akagwa hasi, akanyerera cyangwa akagira ibindi bibazo, kuko ntabwo biterwa no kunyerera gusa. Usanga benshi bagira icyo bita brain herniation. Brain herniation ni igihe ubwonko bwavuye mu gitereko mu mutwe bukajya inyuma mu muhogo, bukinjira hano mu mutwe. Hagati y'umutwe n'umuhogo hari igufa rituma ubwonko budasohoka. Iryo gufa ribamo umwobo. Iyo umuntu rero aguye mu buryo buri brusque, igice cy'ubwonko iyo ngiyo kiramanuka kikinjira muri wa mwobo, iyo bita trou basilaire. Iyo icyo gice cy'ubwonko ginje muri trou basilaire, igice gishinzwe guhumeka, igice cy'ubwonko gishinzwe guhumeka cyitwa tronc cerebral, gihita kirekera imirimo yacyo, bityo guhumeka bigahita bihagarara, umutima ugahita uhagarara, ugahita upfa. So ubwo rero nibwo buryo biba byagenze. Ariko se ibi ngibi biterwa n'iki? So kenshi rero biterwa n'uko abantu iyo bagiye gukaraba batangira gukaraba nabi. Icyo ni icya mbere. Abantu ntabwo bamenya indwara baba bafite ishobora kubatera ibyago byo kugira icyo kibazo, ariko hari n'amadushe aba atubatse neza. Ibi ngibi bikaba byatuma igihe uri gukaraba wanyerera, ariko bikanaterwa nawe uko wifashe. Igihe uri gukaraba ugashyira nk'isabuni hasi, cyangwa ugakaraba amazi arimo isabuni nyinshi cyangwa urufuro rwinshi, aho uri gukarabira hakanyerera. So ni iki rero wakora kugira ubyirinde? Ikintu cya mbere dukwiye kumenya ni uko iyo umuntu agiye gukaraba akwiye gukaraba ahereye ku maguru, nta guhera hejuru. Impamvu uhera ku maguru ni ukugira umenyereza umubiri wawe, ukagenda ukaraba buhoro buhoro uva hasi uzamuka hejuru. Impamvu ni uko iyo uri gukaraba, waba uri gukaraba amazi akonje cyangwa amazi ashyushye, biba bisaba igihe runaka, yaba amasegonda cyangwa iminota, kugira umubiri wawe ubashe kwiyadapta kuri ubwo bushyuhe bw'ariya mazi uba uri kwitereraho. Rero iyo ayo mazi uyahereye ku mutwe, ugahita tuvuge nka kwa kundi ufungura robine, amazi akava hejuru ari kumeneka ku mutwe wawe, ako kanya ibyo ngibyo bituma imitsi, yaba imitsi y'umutwe cyangwa imitsi y'umubiri, nimba ari amazi akonje ari kuvayo, bituma imitsi y'umubiri igira icyo bita vasoconstriction, imitsi igasa nkaho igiye kwifunga, kugira ya mazi akonje ari kukumenekaho ataza kwafekta ngo agabanye ubushyuhe bw'umubiri wawe busanzwe. Yari amazi ashushe ari kuvayo, akaza akakumenekaho mu buryo buri brusque, bituma habaho icyo bita vasodilatation. Ni ukuvuga ya mitsi y'amaraso yawe igahita ifunguka. Yafunguka ako kanya umubiri ukagira tension nkeya, umuvuduko w'amaraso ugahita umanuka, wamanuka ugahita ugira isereri, wagira isereri ugahita ugwa hasi. So ibi ngibi birumvikana ke uko haba gukaraba amazi akonje, haba gukaraba amazi ashyushye, igihe cyose ayo mazi ahereye ku mutwe wawe akagera ku mubiri wose, ibyo byose bigutera ya sereri, bigutera kwa kugwa mu buryo butunguranye. Ibi ngibi bikaba byatuma ugira za ngaruka twavuze, wagwa hasi, ako kanya uba ufite riske yuko wakubita umutwe ku gikuta muri dushe, uba ufite riske yuko bwa bwonko bwawe bwava mu gitereko cyangwa bugahita bwinjira muri wa mwobo twavuze w'inyuma mu mutwe. Ibi ngibi bikaba byatuma upfa mu buryo butunguranye. Niyo mpamvu tuvuze ko ukwiye gukaraba uhereye hasi ukagenda uzamuka buhoro buhoro. Ikindi cya kabiri dukwiye kumenya ni uko abantu bafite riske nyinshi yo kugira ibibazo, cyane cyane ni abasaza. Tuzi ko abasaza benshi
baba bafite intege nke, icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri baba bafite n'izindi ndwara nk'imivuduko y'amaraso, hari ababa bafite umuvuduko w'amaraso, hari ababa bafite indwara z'umutima. Aba bose rero iyo bahuye na ya changement cyangwa za mpinduka z'uburyo butunguranye zo kwimenaho ayo mazi, bituma imitsi yabo yaguka, maze umutima ukananirwa gusunika amaraso ahagije yagera ku ngingo zose harimo n'ubwonko, bikaba byatuma benshi bapfira aho ngaho. Abo ni aba mbere. Aba kabiri, usibye abasaza n'abakecuru, aba kabiri ni abagore batwite. Umugore utwite wese aba afite tension iri hasi. Impamvu aba afite tension iri hasi, birumvikana ko aba ari gutanga amaraso ku bantu babiri, kuri we ubwe no ku mwana no ku ngobyi y'umwana, kuko n'ingobyi y'umwana itwara ingano nyinshi y'amaraso. Uyu mugore rero niyo mpamvu ahora afite tension iri hasi. Umugore rero utwite, uriya musaza n'umukecuru, ni abantu bakwiye kwigengesera cyane igihe ari muri dushe. Igihe uri muri dushe, byibuze byakabaye byiza igihe ugiye muri dushe, fata agatebe wicare ukarabe wicaye. Icyo ni icya mbere ku mugore utwite. Icya kabiri ku mugore utwite, igihe ugiye muri dushe, usibye gukaraba wicaye, ukwiye kwirinda gukaraba wimenaho amazi ku mutwe. Karaba uhereye ku maguru, ugende uzamuke ugere hejuru. Abona ni aba kabiri. Aba gatatu, abantu barwara umuvuduko w'amaraso cyangwa barwara umutima. Aba bantu barwara umuvuduko w'amaraso n'abarwara umutima ni abantu bakwiye kwigengesera igihe ari muri dushe. Igihe cyose uri muri dushe, igengesere, byibuze nawe wifate nka mugore utwite, ukarabe wicaye ku gatebe kagufi. Abandi bafite risike nyinshi yo kugira ibibazo ni abantu bakunda kurwara umutwe, cyangwa abantu bigeze kugwa hasi, kwitura hasi mu buryo butunguranye. Abantu bakunze kurwara umutwe, ndi kuvuga ni abantu bakunze kurwara migraine. Migraine ni abantu urwara umutwe w'uruhande rumwe. Nimba ufite ibibazo, ihangane, igihe cyose ugiye gukaraba, hera ku maguru ugenda uzamuka. Icyo ni icya mbere. Irinde gukaraba amazi akonje cyane cyangwa amazi ashyushye cyane, kuko bishobora kugutera ibibazo. Ikindi dukwiye kumenya, ukwiye kwirinda, igihe cyose ugiye gukaraba, mbere yo kujya gukaraba, banza unywe amazi. Nywa amazi byibuze nk'igikombe kimwe cy'amazi iminota nk'itanu cyangwa 10 mbere yo kujya gukaraba. Ibi ngibi bizatuma umubiri wawe ugira pression cyangwa umuvuduko uringaniye. Ibi ngibi bikaba byakurinda ko wajya kugwa muri dushe. Ikindi dukwiye kumenya ni ukwirinda gutinda muri dushe. Hari umuntu ujya muri dushe akamara iminota 10, 20 ahagaze, ari kwiyuhagira, ari kwireba muri miroir, ari kureba muri iki, akaba ahagaze. Ibi ngibi nabyo bishobora gutuma cya gihe cyose umara uhagaze gituma tension yawe yagabanuka, bikaba byatuma ugwa muri dushe. Ikindi dukwiye kumenya ni ukwirinda amasabune, ruriya rufuro rw'amasabune kuba rwameneka muri dushe kandi uhagaze. Ariko ibi ngibi bikongeraho ko abantu baba bafite amakaro muri dushe, baba barashize amakaro muri dushe. Ukwiye gushyiraho amakaro atanyerera muri dushe. Amakaro anyerera wenda washyira ku bikuta, ariko hasi aho ukandagira hashire amakaro zitanyerera, zitatuma unyerera aho ngaho ngo uhite ugwa hasi. So ikindi rero dukwiye kumenya ni uko usibye gukaraba uhereye ku maguru, usibye kwirinda amazi akonje cyane cyangwa amazi ashyushye cyane, ikindi hari abantu bagwa muri dushe kubera inzara, kubera gusonza, akaba amaze umunsi yose, yiriwe mu kazi, yiriwe ku ishuri, yiriwe yagera mu rugo akabanza kujya gukaraba mbere yo gukora ibindi. Ibi ngibi rero bishobora gutuma ugira ya hypotension, iyo bita hypotension orthostatique, ukaba wagwa muri dushe bitatewe nuko wakarabye amazi akonje cyangwa iki, ahubwo bitewe n'inzara, kuko inzara yiyongeraho niyo hypovolemie, no kuvuga ufite amazi make mu mubiri wawe. Ibi ngibi byose bikaba byagutera ibyago byo kugwa muri dushe. Ibi ngibi rero nizere ko byabafashije. Nimba uzi ko hari umuntu urwara umuvuduko w'amaraso, umugore utwite, umusaza, umukecuru, n'undi muntu wese urwara umutwe n'abandi, bashishikarize kujya bakora ibi ngibi navuze ngaha, kuko ni ibintu bishobora kubafasha, bikaba byakiza ubuzima bwabo. Naho ubundi naho utaha. Bye bye.